zagiye inshuti twabanaga zagiye inshuti twakundanye zitahiye mw'ibanga ry'ubuzima numva utujwi twabo turirimba mu bicu. Tubanje kubasuhuza abakunzi b'umurya wa gitari wa Dani. Ngiye ko mumbona hano ni Gibson. Abenshi banzi nka Pepe, abakurikira filime yitwa Marine, ariko mu busanzwe nitwa Gibson. Uyu mubona rero, uyu mugabo ufite gitari Yohana arayikubita koko byahatari hagashya. Bakwita gute? Banyita Cyizere Dani. Cyizere Dani. Ubwo bivuze ngo umurya wa gitari wa Dani. Bivuze ngo n'ubundi cano ni ya Dani. Ni yanjye. Cano ni yawe? Umuntu nkawe se agira cano bigashoboka? Nta muntu uhejwe kuyifunguza. Ese Dani, ni abantu benshi, hari abantu benshi ariko baba badafite nka YouTube channel, badafite televiziyo, ibaza ariko umwana nkawe ufite, haryo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 10. Ariko harabura mike ngo nuzuze nyine 11. Ubwo harabura amezi make. Uyuzuza ku itariki zingahe? 16 z'ukwa gatandatu. 16 z'ukwa gatandatu. Ni vuba uzadutumira? Muri inshuti zanjye rega. Tuzaza nyine tukumene amazi. Okay, tugiye gutangira gute? Tugiye gutangira nyine gahoro gahoro ariko tugiye tuzamuka nyine. Ubwo tugiye gutangira none n'akaririmbo ka mbere ndabateguriye hafi kakandi gahita kaza hafi. Twagiye. Reka nkurate uvuga ukuri mubyeyi, amezi 9 mu nda yawe udahuga wangako mungabana, mutima mwiza uzira umunabi uri mudasumbwa, urenze umwamikazi undutira ibikomangoma, ntako bisa kuvuga urwo wantuye, binera ishema kwitwa uwawe mama, urukundo ni wowe rukundo, urukundo ni wowe rukundo. Akaririmbo keza cyane. Aka karirimbo sugatuye nde? Nkatuye mama. Kitwa gute ako karirimbo? Ni mama n'ubundi uko byumva nyine. Nabyumvaga nanjye nyine nkumva ni mama, ariko ubu nyine ntabwo nari nkazi. Nakande ninde wakaririmbye, ninde wagahimbye? Ni Jules Sentore. Jules Sentore. We wamubwira iki? Yakoze akaririmbo keza. Ubwo Jules Sentore, shout out. Yohana kabisa no umuhanzi uri dope, turamwemera, turamukunda. Urumva ko rero umwana muto cyane Dani nawe ayigutuye indirimbo waririmbye kandi aragushimira ati warakoze cyane. Nanjye rero ndagushimira Jules Sentore. Umaze gutura akaririmbo mama wawe, ubuse papa we nta kwamutura? Karahari? Reba kakandi ka Dorcas na ntuza na University na kitwa papa urakazi? Papa? Ni cyashya ariko ushaka kubutayizi. Ntabwo nayiteguye. Ntabwo ari wayiteguye. Ufite indi se ushaka kumutura hafi? Cyane ntayo wateguye, ni bya bindi byo gushakisha, tubyihorere twikomereze. Reka muririmbire nyine nawe. Okay. Nyine ngiye kumutura akaririmbo kitwa Wanyeretse urukundo. Wanyeretse urukundo? Uyu muyaga ariko ubu nturi butuvangire, reka tube turetseho gatoya. Muyaga genda bucura. Okay, wagiye.
n'irya babiri. Gerageze rukomeze rugwizimuwe nicyo rubereyeho. Naruhari igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Uri mwiza uri igitego mutarutwa. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga. Aka karirimbo rero Dani agatuye papa we, ndakeka ko rwose kari bumunyure nakumva kandi kakamukora ku mutima. N'abandi babyeyi bose aho bari hose kabisa tubatuye kano karirimbo kandi turabasuhuje tubabwira ngo turabakunda mwese, abari mu Rwanda mu gihugu cyacu dukunda cyane, abari hanze y'igihugu cyacu, abari Europe, abari Asia, abari Amerika, abari Tanzania, hose muri Afrika yose, Australia. Ewana turabakunda kandi Dani arababwira ati ewana arabakunda arabazirikana kandi mukomeza no kumugaragariza urukundo rwinshi cyane. Ese abantu bajya bakubwira ko bagukunda, ko bakunda ukuntu uririmba? Kubimbwira ari kwa mbere ariko bagomba kubimbwira banakoze subscribe. Ako kana urumva nyine ngo murabimubwira ko azi gucuranga neza, azi no kuririmba fresh, ariko rero munamuhe ka subscribe nyine arebe ko nawe yatera imbere nyine yakazamuka mu mikorere ye, mu bikorwa bye. Urumva ni inkunga ikomeye waba umuteye. Aha Dani, ubu ngubu turi muri weekend, uri muri weekend, ubundi ubusanzwe buri ku ishuri. Tubwira ubundi babimeze bite mu buzima busanzwe mu rugo nyine mu gihe uri kwitegura nko kujya ku ishuri? Biba bimeze neza nyine, mba ndi gutunganya utuntu twose nyine. Ugakora ngo ntabwo ujya ukora homework niko bandahiye? Ndayikora. Donc ngo mu gihe cyo gukora homework baba baguhaye uhita wifatira gitari, amakaye ukayashyira ku ruhande, uhagera mu ishuri ugahita bakubaza homework iri he? Byose ndabikora. Byose urabikora bikagenda neza kandi? Yego. Akora tegura. Nkahita neza. Abandi bana mu ngana ubu ngubu baba bagurutse tayari bagiye nko gukina umupira ibiki, we ntabwo ujya ukina se? Ndakina nyine mu gihe nta kintu nyine ndi gukora nyine byose nabirangije. Ese ubundi ubu nk'umuntu wenda aguhitishijemo akavuga ati Dani ngiye nshaka ishuri urireka ukaryihorera rwose n'ubundi noneho ukakurikira ibintu bijyanye n'umuziki, gucuranga, kuririmba ibiki, ibintu byose nyine tu fresh, ariko ibyo ku ishuri kwiga mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu, haryo ugeze mu wa kangahe? Mu wa gatanu. Umuntu agahita akubwira ati kwiga ubireke ukurikira iby'umuziki, wabyemera cyangwa wamanza ukiga? Byose nabikora ni kubera ko byose birajyana. Ubwo wakwiga unacuranga birakunda? Birakunda. Ako ubushize ndabyibutse wari kumbwira ngo ku ishuri harya ninde waganiraga nawe? Ni njyewe ni kiki? Uri kuvuga ngo ku ishuri ngo ntabwo bimeze neza, ngo ntabwo baguhaye biroti iki n'iki. Urumva ko n'undi byarakuyobeye? Bimeze bite ubu ngubu barayiguhaye se byagenze bite? Ntabwo barayima nyine ubushobozi ntiburaboneka. Ubushobozi bwarabuze bwo kuriha biroti, bwo kuriha nyine amafaranga y'ishuri kugira ngo baguhe biroti. Ese wabiretse n'ubundi kubona nyine biri kwanga? Ntabwo nabireka, byose biragendana. Kandi uri kubura amafaranga? Nyine nzagerageza uko nshoboye nyabone.
uyabona uteze njye nakugira inama ujye ku muhanda ucurange baguha amafaranga none wanze kubikora. Oya ntabwo nabikora. Ntabwo najya ku muhanda. Ariko kubera nyine n'icyorezo n'iki wenda nk'ubu ngubu kibaye wenda bafungura ibirori wabona wenda uba wari gukora nk'uturori twa hato na hato tw'abana bakakwishyura urumva none dore byaranahagaze nyine no kwihangana ariko buriya covid se n'iki itazambije ntacyo byose byarazambye natwe byaranze byaranze kabisa. ese karimbo ka Bruce Melody ntabwo kazi? Ndakazi. Gase kaducurangire twumve kugira ngo tureke ko tugarura n'imbaraga tureke kwiheba. Ijoro riba ruwariraye mbabona bayagaye na musasi upiga se nago wa speaker no smart no siga no be bonsiga no sibagirwa iva kandi uzineze yonja no kusandi umutwe na nibisi nakoze umutwe byambibona iyo biva nawe napfude imitwe next umbe mfune ninjye waburiye mukenza niba nawe ufite agahinda hands up niba nawe ufite imishiha yeah hands up niba usazanye imishinga yeah shwi natwe byaranze twese byaranze natwe byaranze twese byaranze natwe byaranze twese byaranze natwe byaranze yeah nako ngako nyine na ako we ntago byanze mane we ntago byanze urabeshya ariko ku ishuri ho byaranze ariko umuziki waraguhiriye mane ku ishuri ntago biracamo neza nyine kubera ubushobozi ariko bizagenda neza reka twizere ko bizagenda neza ujye unasenga tu cyangwa ujye uririmba n'uturimbo duhimbaza Imana dusaba nyine witerete urebe ko yaguhuhiramo kandi wabona nta karirimbo gahimbaza Imana uracuranga cyangwa uzi ndakasa hari utuzi twinshi ako nibutse ko wajya gutubwira ko wacurangiraga na korali we uvuze ngo ahubwo uzi nyinshi cyane urazizi okay uraza kuturirimbira akaririmbo gahimbaza Imana dusoza ahubwo ndabizi ufite ibiririmbo umaze iminsi uri gutegura ehana wihirinze ako hakunyere kuri gutegura uri kwiga biba bimeze nka gute? Bimeze neza cyane ngo mbwira ukuntu wiga nyine to kuko nkanjye wenda nshaka kwiga nk'indirimbo gucuranga wenda tuvuge nsanzwe nzi gucuranga nka kuri ukuntu indirimbo zose ubuzizi ubigenza gute? Mbwira. Ni ugufata igitero wenda kimwe na rufure ukabanza ukabyumva mundi noneho ukabisubiramo nyine wenyine nta kintu kiri kuvuga gutyo nyine mise nkubona uri kuri kasoniteke wateze amatwi umeze gutya ewana katava ku gutwi ngo hariya bavuze ngo iki nese ko hari ukuntu uri kuririmba nk'indirimbo ya Bruce Melody hari amagambo amwe namwe akunanira kuvuga nyine utayumvishe neza ako buriya nuko bizagenda bikura bizagenda biza sibyo se kandi ushyiremo imbaraga ewana ngenda nagufana wari ubizi nari mbizi ngenda gufana kabisa warankomye kubona umwana nyine nkawe w'imyaka 10 kubita gitari mani nge naragerageje no kuyifata byarananiye urumva noneho no kuba nkoresha imoso ndayifata ngo mani ngo urayicuritse
neza nayo bagira ukuntu bayifata ntibayicurike cyangwa wayifata ukuntu ukayicurika. biterwa n'ako uba ushaka nyine kuyicurangiramo. nka buno nyine gutya ni iburyo gutya. Gutyo ni iburyo. Ubu nkanjye kubera nkoresha imoso nayifata gute? ahajya ngahajya wa ngo wacurangisha ukuboko ukuntu uba ufata gutya. Uko nguko niko njye nacurangira. Kino kikaza hano, kino kikareba hariya. hanyuma ugacurangije ubu. Nese iyi mirya nayo yahita ihinduka, uyu wahita ujya hejuru uyu ukajya hasi, ubwo se byakunda gute? nyine bisaba kuba uzi gukoresha imoso. Abantu dukoresha imoso rero natwe bazajya baturwanaho rwose, mukabyara mwe mukora amagitari mujye mudutekerezaho. imoso nayo irakora. Ubwo sikora gute nyine urumva? Ubu nta hantu ushobora kubona gitari iri ibumoso. hari abantu bajya bayikoresha iri ibumoso. Kuko nanjye mfite gahunda yo gushaka kuziga gucuranga, buriya nyine tunzakure. Ubundi si duturanye? uzajya unyigisha kwanza uva ku ishuri urangiza homework, mpita nzana uduteraho unyigisha utunota nka 2 dukomeza, sibyo? Urabyemeye? Ndabyemeye. Uranshangahe? tuzabivugana inyuma ya kamera. Tuzabivuga se wabivuze babyumva, cyangwa se basi ukanshyiramo imiyaga ukavuga utuwe kubera uri umuntu wanjye n'ikiri. Nibanga. Ese nta muntu wari wigisha gucuranga? naramwigishije. Umwe? Ninde? Nimba atari ibanga. ni umuntu wari usanzwe ucuranga inanga. Uramwigisha gucuranga gitari arabimenya fresh? namwigishije nyine iby'ingenzi. ubundi iby'ingenzi nibyo bibanza gutangira, hanyuma nawe ukazajya ugenda wivumburira. Ubu ngubu saracuranga nyine waramukurikiranye cyangwa waramwigishije umuterera iyo ngiyo uramwihorera? narabibonye ukuntu acuranga. Ubwo bivuze ngo ushaka no kwigisha umuntu gucuranga akabimenya. iby'ingenzi. Noneho ngiye kuguha igitekerezo. iby'ingenzi n'ibindi urabikora. Ngiye kuguha igitekerezo. Uri kuvuga ngo urumva ko wabuze amafaranga y'ishuri, kandi ufite ibintu byinshi wakora ukaba ya mafaranga akaboneka. Kubera iki utashyiraho ishuri ryigisha gitari, naho baba ari abantu babiri ukabigisha ntibaguha amafaranga ukishyura? bisaba amafaranga. Bisaba amafaranga? Bisaba ubushobozi. Ubuhe bushobozi? Reka tuvugire hano noneho. Ubuhe bushobozi? N'abafana bawe bazagutera inkunga, noneho ubwo bushobozi buboneke. Urumva abantu mukurikira Dani rwose murabona atabakeneye ngo mumuhe inkunga. Urumva ubwo bushobozi reka tubwumve, abutubwire twumve nimba tuzabubona. ubwo bushobozi rero ni ubushobozi nyine bw'amafaranga. Amafaranga? Amafaranga numva se biri kugaruka mu mafaranga n'ubundi kandi ariyo wabuze. Nyine niyo nabuze. None ubwo tuvuge wenda ufite gitari singiyi, noneho ngewe nshaka kwiga ndaje. Ubundi bushobozi se n'ubuhe? So kuba ufite gitari ikaba ihari, wenda ngewe ntayo naba mfite njye ubwo nayigurira, sibyo? Ntunkaza ukanyigisha. Ubundi nka kwishyura. Ariko wowe nyine kubera ko uri inshuti yanjye nyine. Iby'ubushuti se muri business? Ubu twaba tugiye gutangira business yo kwigisha gucuranga. Ubwo bivuze ngo urumva ngewe yaba ari amafaranga, n'undi wese uzaza nyabuneka dore business iratangiye ahubwo ubu ngubu. Muri weekend mujye mushaka Dani abigishe gucuranga, kuko murabyumva bahe nk'urugero ariko akantu wabigisha gucuranga bakemera. Ubu abona bari kuvatikana akana se kanyigisha ngewe bakubitira akantu kabakome, noneho weekend ikurikiye iyi ngiyi bazatonda umurongo iwanyu baje kwiga.
wa mwana ni umusaza wallahi man usiko nari natwawe nasingiye gusinzira umva ngerekaze nkubwiye iriya weekend njye nawe urumva amafaranga uranje upfa kutampenda abona nanjye nta kuntu ntaho mpagaze uzanshe make iriya weekend tuzatangira kwigana abandi bose bumva rwose bari tayari bashaka kumenya gitari muze mu joining tujye kwiga urumva ngiye rwose zaza uri tayari kunyigisha nkabimenya ngiye ndi tayari murandi tayari ako kantu ucuranze nanjye ku buryo nzagacuranga waza gacuranga habwa amafaranga wayabonye ubu ngubu ugiye guhita wubaka itaje muri Kigali kabaye ni ukubisengera cyane ni ugusenga ariko n'ubwo bushobozi rwose yavuze ko bisaba nyaboneka mu mufashe mu murwaneho umwana wacu azamuke ntagire ikibazo cyo ku ishuri ibintu byo ku ishuri ngo bamwimye biroti murumva rwose ntabwo bishimishije nk'umwana ufite impano ducurangira udususurutsa tukanezerwa reka tumurwaneho tumushyigikire abantu bashaka kwiga muri weekend nese papa wazabikwemerera cyane kwihuruza wenda bitazanakunda bizakunda bizakunda kabisa wabona ahantu bigishiriza se mu rugo se mu rugo ubuse baje ari benshi nabigisha nyine ni kwagwanamo metero cyangwa wajya ubaha amasaha ukavuga ati wewe uraza saa 2 za mu gitondo ndaraza saa 4 wenda ukajya bayigisha amasaha abiri ari nka 3 wenda ubwo urumva amasaha abiri umunsi byakunda abandi ukabashyira ku cyumweru business ahubwo yariye twagiye nzabikora sawa rero courage ubwo hari izindi ndirimbo wateguye naziteguye kadushyirire Minamisha anarukia chombeza kena ikizidisha anarukia koreza nikitaka kusitisha anarungia ongeza yavote ninipitisha ninaita upoteza ikipanda ni para naogopa ikishoka lakata naogopa asikipata matara naogopa hatarigo sara naogopa lakale kirisala naogopa shira yake Zanzibar naogopa abisi kiriwala akitaka marumba asuka hari lampata shuga sukar rampati asuka hari lampata shuga sukar rampati asukari rampati shuga sukari rampati asukar shuga sukari rampati from Rwanda to Tanzania amen uranyemeje kabisa nese man nindi mise ujya uzimenya ntazi ko ururimi rw'ikinyarwanda gusa n'igiswahili Giswahili nyine bisaba ugutwe n'ugutwe ugutwe mane subo warazumvishe gute zirandi nanjye ko mba ntabyumva wewe ubyumva gute nuruka nabifata ugutwi bundi niko gukora kuri zirandirimbo zinuza zinyamahanga niyo waba utazi indimi ariko ugutwi iyo ubyumvishe ahita ufata ijambo mu mutwe nyine man cyo kora ndemeye wallahi shora twika kweri man Dani kabisa buriya ngiye mba nemeye tu nemeye cyane ariko urumva bivuze ngo rero abantu dushaka kwiga umuziki muze dushake Dani no ese Dani tumaze kuvuga iby'ishuri by'umuziki n'iki urumva muri weekend abantu bazajya baza kwiga abantu muravugana gute kwanza utarabacika manzo bahe nimero zawe cyari ahantu bazisanga
Ni papa nyine kubera ko naratangira gukoresha simu yanjye. 07 83 93 954. uvuze 07 83 93 954. nazitaye mu mutwe buriya uzandangira neza mu rugo harya se mwimutse ntago mugituye hahandi ndabizi kandi hahandi niho narinzi aho mwimukiye ntago mpazi nzaguhamagara ninjya N'ubundi ni handi ni bya bintu cya bipangu begeranye nyine. ni hirya gatoya okay Ni hafi muri izo karitsiye. biroroshye ariko ntaribiweho uzaba umukeneye uzamuhamagara akurangire mu bivugane neza mu bicoce mu binonosore fresh. Reka ahubwo noneho Dani atwihera umuziki sibyo twibyinire dore ni na weekend twagiye. Adushyize mu mwuka Dani. Nabivuze nti waririmbye muri korari indirimbo zo kuramya no guhimbaza ndabizi ko ubuzizi urumva ko n'ubu ngubu rwose misengya mu mwuka unyinjije mu mwuka ben kandi ndabizi neza ko n'abadukurikiye bagiye mu mwuka cyane. urakomeza mu mwuka cyangwa turahinduraho gatoya? Ntari bireka nkomereze mu mwuka. Okay twagiye. Namenye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tubayemo. Namenye ko hari izindi mbaraga hejuru y'izo tubona. Jambo nisibuga yego nabura izindi zihagana. N'ibihe birazumva cyane we imiraba igaceceka. Kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko. Kandi nyiri izo mbaraga niwe wanzuye ko nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. Nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda
gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura. Akaririmbo keza cyane. Ako karirimbo arya nakande nakari ni Gahongayire na Niyo Bosco. Abahanzi beza cyane rwose dukunda badushyira mu mwuka rwose bikadufasha. Aha, ufite izindi zimeze gute? Turacyari mu mwuka cya twagiye twacomotsemo gake. Twacomotsemo gake. Okay. Akoreye ibintu byo kuducomora nawe. Twagiye. Dani, noneho ndabona ibintu rwose biri gufata indi ntera. Man, usko ngende kumva nyine kuva igihe nkuzi cyagiye duhura bwa mbere n'ubu ngubu man utangiye kuba dope kabisa, urarenze muri iyi minsi. Uri kurya iki se? Kurya bya bindi nyine bisanzwe. Oya, ariko ni ijwi ukuntu ryari rimeze cyagihe ntabwo ariko rikimeze. Ubu ngubu ndumva rwose umeze uri physical fit, ijwi ryawe rwose wagira ngo sinzi. Ni bya bindi n'ubundi nsanzwe njye, nta bindi nta cyahindutse. Ariko ijwi uri kurikorera imyitozo birumvikana. Ugomba gukomeza kuko ijwi iyo uzi gucuranga biba ari fresh, noneho bikaba fresh cyane iyo uzi no kuririmba bikagendana. Urumva ko nyine ugomba gukora imyitozo myinshi ku buryo noneho umva nukura uzajya utuvutura tukarambarara tukagwa ducuramye. Ubu ngubu ni mu ntangiriro nyine. Biracyaza ariko courage kabisa. Urumva ko ugenda wiyongera uko wari umeze bwa mbere, sinzi nimba ujye ubyumva wowe, ariko nkanjye mba mbyumva sibyo. Ugitangira kuririmba harya bwa mbere tugusanga mu rugo yagucuranga byari fresh kuririmba ukumva ariko ubu ngubu yabana biri kugenda biza kabisa courage. nuko ubundi igomba kugenda nyine n'ubu ngubu ubwo nyumvishe noneho nzaba nayindiye noneho ubu ngubu. Buri munsi ngomba kuzana agashya. Kabisa ko kantu agashya ka buri munsi cyane. Noneho sinzi ibyo uzadukorera mu minsi izaza niko ye. Ndi kukubona ubu nkatekereza, ndimo ndakureba ubu ngubu gutya nkatekereza n'ukuri ukuntu uzaba utuvutura. Biracyaza nyine. Nta gucika intege, nta n'impamvu ufite yo guhagarara kabisa, kandi nibyo rero dukomeza kubibutsa ko mugomba gukora subscribe ku murya wa gitari wa Dani kugira ngo tujye tuba turi kumwe 5 kuri 5 ntimugacikwe. Dani yanyangore ngurabizi ngo ibintu ndi kubategura noneho nanjye ndavuga nti reka noneho mutegereze turebe. Mani numbeshye ni icyo dufitiye ubundi tunyurire mutubwire muri make ibintu wahoze umbwira ngo ngo ndi kubategura ibintu bikaze bya danje ni ibi. Ni indirimbo nyine ndi kugenda nsubiramo, nkagenda nyine no kunoza ijwi ryanjye gahoro nyine. Ubwo cya kintu nyine gitwika wambwiye udufitiye wanze kukimbwira. Ntari ubwo nibanga nyine nagapfundikiye, tugomeze tugire amatsiko. Yego muyagira tukomeze tugire amatsiko.
Okay, ntaribi ngere ndikunze kwihangana se. Okay, nge nakoze subscribe n'ubundi. Ndabizi igihe. No kukazogera se. Notification yose ikiganiro cyose ukoze, agakava ukoze, akantu kose ushyizeho. Na ndirimbo ukinagaho. Nahise nyibona direct. Ya ndirimbo yawe harya yitwa gute? Iyi se ni mbi. Niyo harya uherutse gukora? Hari indirimbo uherutse gukora? Yawe bwite rwose, indirimbo wakoze muri studio. Iyo wakoze muri studio? Mfite ebyiri. Ufite ebyiri? Iyo wakoze mbere ni iyihe? Iyo nakoze mbere ni Umwana n'impano y'Imana. Umwana ni impano y'Imana. Iyo wakoze bwa kabiri? Iyi si ni mbi. Iyi si ni mbi. Zose se ziri ku murya wa gitari wa Dani? Ziriho, ahubwo nibagende bakore subscribe banakarebe nyine. Ku murya wa gitari wa Dani? Banatange na comment reka. No kuvuga subscribe ariko nayo na comment nayo bayitanga. Comment na like buri kimwe cyose nyine tu. Abana shakibaye ndimo benshi byose nari kubiguhera rimwe bigahita biba nk'igihumbi. Kwera ukuntu numva uyu munsi wanshimishije. Ako nabandi barabikora utagira ubwoba, kandi twizeye ko ari wowe n'impano yawe byose bizakura. Byose bigenda bikura nyine uko umunsi uko iminsi ishira n'indi gataha. Waracyafite ibyo waduteguriye cyangwa umaze kunanirwa? Ndacyabifite. Cyatubanze tugushakira amazi. Ndacyayifite, ndacyayifise. Imyuka irahari. Yo gucuranga kahe? Mapawa. Twagiye. Shano munsi ndiruka, amafaranga aravuna, ubwo mbisoza nayataye. Mundi byuki ndakoma, mundi kibaba ndikora, ukajya kwira nayagaye. Ubaza Jimmy yarumiwe, ese akagahungu busikibume, ubuzima ni toto nibwansaza n'ubundi baba. Abantu bo ni komplike iyi si nikagushuke, ikiza nuko nkunda Imana ndayisabye none. Mapawa, yeah. Power, yeah. Maze nsonge mbere. Iyo ndirimbo siko ntari nyizi ni yande? Ni ya Mr. Kagame. Mr. Kagame? Irankomye nayo kabisa, numvisha ari fresh. Se ubu ngubu dusoreje hano hari ribi ko mbona n'ikirere imvura ishobora kutunyagira? Naribi. Reka dukomeze kubifuriza ibihe byiza mwe mwari mudukurikiye. Urabona ikirere kirahindutse n'imvura n'iki. Dukomeze tubasabe mukurikirane umurya wa gitari wa Dani nkuko akomeza kubibasaba, kandi turabakunda.